bakristo bavandimwe, kristo Yesu akuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza, umunsi twibukaho mutagatifu Luka, umwanditsi w'ivanjiri, ndetse tukaba tunamukesha igitabo ibyanditswe n'intumwa. Dusange rero amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye kuri uyu munsi mukuru. Isomo rya mbere, isomo ryo mu ibaruwa ya kabiri mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Timote. Nkuramutima yanjye, banguka uze kundeba bidatinze, kuko Demasi yantaye abitewe no gukunda iyi si. Yigiriye i Tesaloniki, Kirizensi nawe yagiye mu Bagalati, Tito ajya muri Darimatiya. Luka niwe wenyine turi kumwe. Shaka Mariko muzazane, kuko amfitiye akamaro cyane mu byo kumfasha. Tushiko namwohereje Efezi, nuza uzanzanire umwitero wanjye. Nasize i Torowadi kwa Karupo, uzanzanire n'ibitabo byanjye, cyane cyane iby'impu. Alexanderi w'umucuzi yangiriye nabi cyane, Nyagasani azamwiture ibihwanye n'ibikorwa bye. Nawe umwirinde, kuko arwanya bikomeye ibyo twigisha. Ubwo najyaga mu rukiko bwa mbere kugira ngo niregure, nta n'umwe wanshyigikiye. Bose barantereranye, ntibazabihorwe. Naho Nyagasani we yambaye hafi, maze antera imbaraga kugira ngo mbashe kuhamamariza ubutumwa nshize amanga, kandi ngo abanyamahanga bose babwumve. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Nshuti z'Uhoraho, nimurate ikuzo ry'ingoma ye. Uhoraho, ibiremwa byawe byose nibijye bigushima. Abayoboke bawe bagusingize, bazarate ikuzo ry'ingoma yawe, batangaze ubushishozi bwawe. Bazamenyeshe bene muntu ibigwi byawe, n'ikuzo ritamanzuye ry'ingoma yawe. Ingoma yawe ni ingoma izahoraho mu bihe byose, ubutegetsi bwawe buzaramba, uko ibisekuruza bigenda bisimburana. Uhoraho ni umunyabutungane mu nzira ze zose, akarangwa n'urukundo mu bikorwa bye byose. Uhoraho aba hafi y'abamwiyambaza, babikuye ku mutima. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe mu bigishwa ba Nyagasani ahitamo n'abandi 72, maze abohereza imbere ye babiri mu migi yose n'ahandi hose yajyaga kunyura. Arababwira ati, imirima yeze ni myinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nimusabe rero nyir'imyaka yohereza abasaruzi mu mirima ye. Ngaho nimugende, dore mbohereje nk'abana b'intama mu birura. Nimugire icyo mujyana, kaba agasaho k'ibiceri, waba umufuka, zaba inkweto, kandi mwirinde guhera mu nzira muramukanya. Urugo rwose mwinjiyemo, muzabanze muvuge muti, amahoro kuri iyi nzu. Nihaba umuntu w'amahoro, amahoro yanyu azamusakaraho, nahabura azabagarukira. Mujye muri iyo nzu, mugume muri iyo nzu, munywe kandi murye icyo babahaye, kuko umukozi akwiriye igihembo cye. Ntimukave mu nzu mujya mu yindi.
umujyi wose muzinjiramo bakabakira, muzarye ibyo babahereje, mukize n'abarwayi muhasanze, kandi mubabwire muti ingoma y'Imana ibari hafi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Mutagatifu Luka twizihiza uyu munsi ni umwe mu banditsi bane b'ivanjiri. Yari umuganga wabigize umwuga, yabanye na Mutagatifu Pawulo intumwa nk'uko isomo rya mbere ribigaragaza. Usibye kuba umwanditsi w'ivanjiri, Luka yanditse n'ibyakozwe n'intumwa. Mu ivanjiri yanditse agaragaza cyane impuhwe z'Imana, agaragaza ibikorwa Yezu yakoreye abakene, abarwayi n'imbabare. Ivanjiri ya Mutagatifu Luka twayita ivanjiri y'impuhwe z'Imana, ivanjiri igaragaza impuhwe z'Imana, ivanjiri tuvomamo byinshi bikora ku mitima yacu kandi bikabyutsa mu marangamutima yacu impuhwe z'Imana n'impuhwe tugomba kugirira abandi. Yezu rero nk'uko Mutagatifu Luka abigaragaza, yaje gukiza no kugeza ihumure ku bantu bose. Natwe Yezu adutuma kwamamaza inkuru nziza y'ingoma y'Imana. Nk'uko twabyumvise rero, muri ubwo butumwa hari ibyo dusabwa, hari ibidufasha, ndetse hari n'ingorane duhura nazo. Ibidufasha ni inkunga y'abandi, ntitwoherezwa twenyine, dukeneye abandi ngo dufatikanye, dukeneye abandi. Ntabwo tugomba kuba ba nyamwigendaho, ntabwo ubutumwa bw'Imana dufite ari ubwacu bwite, ahubwo twarabuhawe, tubuhuriramo n'abandi kugira ngo duhuze. Ingorane rero dushobora guhura nazo mu butumwa duhamagariwe kwamamaza, iya mbere ni ugutereranwa. Dushobora gutereranwa n'abantu, abo twari twizeye gufatanya, abo twari twizeyeho ubufasha, bakadutererana, bakigira mu bindi, bagahugira mu bindi bitandukanye kandi bicukubiri n'ubutumwa twahawe. Pawulo Mutagatifu arabigaragaza mu ibaruwa twumvise yandikiye Timote. Kuba abantu badutererana rero ntabwo bikwiye kuduca intege. Izindi ngorane ni ukugirirwa nabi n'abo duhura, tugahura n'ibiduca intege ndetse n'abaduca intege, tugahura n'abaduhora ko twamamaza kandi dukorera Kristo. Ikindi ni ukutitabwaho, guhungwa n'abo dusanga cyangwa n'abo dusanganiza inkuru nziza. Hari gutotezwa no gusuzugurwa, ni ibintu dushobora guhura nabyo mu butumwa Imana iduha. Ibyo dusabwa ni ukutihambira ku bintu, kutabyizirikaho, ibintu byabangamira ubutumwa twahawe, cyane cyane ubutunzi. Inyota y'ubutunzi ishobora kuba imbogamizi mu butumwa Imana idushinga. Kudatinda mu nzira turamukanya bigaragaza ko icyihutirwa ari ivanjiri twamamaza. Kuramukanya ni ikintu cyiza cyane, ariko gishobora kuba mu byaturangaza tukibagirwa icy'ingenzi. Icyo dusabwa rero ni ukugaba no gusakaza amahoro, no gusangira no gusabana n'abo dusanze. Yezu aradusaba gukiza abarwayi. Uburwayi ni bwinshi, dushobora no kubwumva mu buryo butandukanye. Hari uburwayi bwa roho n'ubw'umubiri, hari n'abakomeretse ku buryo bwinshi butandukanye. Abo bose Yezu Kristu abadutumaho ngo tubagaragarize ihumure, tubakirisha amagambo yacu meza yubaka kandi ahumuriza. Mu butumwa dukora duhura n'abigunze, duhura n'abadafite ubitaho, n'abadafite uwo babwira, duhura n'abahungabanye, abananiwe,
abiyanze, abakandamijwe bikabaviramo kumva basuzuguritse, abahemukiwe, abatotezwa, abasuzuguwe bagateshwa agaciro n'abo bari bitezeho ubufasha. Abo bose baradukeneye, barashaka ko tubibutsa kandi bagaragariza ko Imana ibakunda, ibagirira impuhwe, ibakiza, ko Imana idashobora kubatererana, ko ibari hafi kandi yiteguye kubatabara. Icyo twishingikiriza mu butumwa bwacu ni ubuvunyi bw'udutuma, ni uko Imana idashobora kudutererana kandi uwadutoye adutoza gukora ibyo adusaba. Icyo twishingikiriza ni uko tutari twenyine, turi kumwe n'abandi dufatanyije urugendo. Icyo twishingikiriza ni uko twizeye ububasha bw'Imana dukorera, Imana idutera imbaraga kugira ngo tubashe kwamamaza ubutumwa dushize amanga. Twese rero dusabirane kuba intumwa zitumikira uwazitumye, intumwa zitisubira cyangwa se ngo zisubire, duhora iteka dufite ishyaka ryo kwamamaza inkuru nziza, inkuru y'urukundo, inkuru y'umukiro Imana yazaniye abantu. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akaba na nyirimpuhwe, nabaha umugisha, abarinda, bakomeza biteho, abaha amahoro, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.